Hi guys, nizere ko mumeze neza. Ngiye gukora kaji nkoresheje inanasi n'izi karoti 3. Ni ukuvuga ngo narangije kubyoza. Ngiye kubanza nkate izi karoti mo dutoya kugira ngo bitaza kumora. Nindangiza mpate inanasi. Nizere ko aho muri hose mumeze bombo. Nanjye ndashima Nyagasani, abana naramutse ntari nta gikuba cyacitse, sindwaye, nta peti nacitse, ndimo ndarya neza ubwo yiyongereye. Mva ahantu hose ni okay. Hari abantu rero badakunda kunywa ji itetse. Uko rero niko ngiye kukwereka uko uzajya ukora kaji. Izi karoti nazogeje nazihase. Mbega nimefanya kila kitu. Abantu mwambara muzumva video muzareba video mwambaye ekuteri rwose. Pardon kuko ndumva ndi gusakuza. Ntabwo nashira muri siransiye ariko ndaza kureba. Voilà, fini pour les carottes. Kurema muri iyi blender. Nzanyagira ngo ziratobotse, ibintu byose mbanjugunya hasi. Naho kari kandura use kamaze amasegonda agashimariraga. Usanga kandi ngiye gukurikizaho anana. Ko ndubikatira harikanye hatire ku ruhande. Ibishishwa by'inanasi rero bibika umwanda, mujye mubiyoza neza kabisa. Mubone ko yakeye. Kuri iyi minsi inanasi zihagazeho zirahenze byatashye. Abantu rero mudakunda amasukari, ari amasukari yacishijwe mu ruganda,
aya masukari nyine dukoresha tunywa icyayi. Iyi ji ntago ikeneye isukari kubera inanasi irahagije. Iyo harimo akananasi iba iryoshye bya hatari. Niba uri mushyashya hano rero kuri iyi channel turakwakiriye, kandi nawe musangwa turakwakiriye. Wowe mushyashya rero niba utarakora subscribe yikore, sharinge amavideo yacu, udutere inkunga. Hano ni kwa Mukunda abantu, karibu wanyu. Ntuhave, nizere ko uhaguma. Akananasi kararyoshye, izi nayo nazo kuba biryoshye. Tuyishyire muri blender. Voilà, sigaye tugiye ku blendinga. Maze nkarabe intoki. Hano rero mpafite igikombe cy'amazi yo kunywa ya yandi meza atetse. Reka iblendinge. Muze kwiblendinga. Irahumura neza. Tugiye kwiyungurura rero. Wifashisha aka kayunguruzo gafite imyenge minini ubwo bikorohera.
maze kuyiyungurura rero reka nyisubizemo hano rero ukuntu ari nziza urayibona reka nsomeho numve reka nkoresha iki gikombe nta kibazo araryoshye ihumura neza nta gishariri guys muzayikore muzambwira umuntu yahita yinywa akayimara yose noneho ufite agafirigo ukajya kugashyira mu gafirigo kagakonja byaba ari bo mwakoze rero kubana natwe ciao ciao